Reka tubashimire inshuti bakunze ibiganiro bya Source of Joy Studio, ni studio mumaze kumenyera ariko abenshi muyizi nko kwa Leopold. Twatangiye urugendo rero rwo kureba ibihangano byagiye bikorerwa muri no studio kugira ngo turebe amateka yabyo kandi twongere tubyuze tunashimira Imana, tunareba n'imibona ibitangaza Imana yagiye korana na Leopold. Uyu munsi rero nkuko muri ubibone ndi kumwe n'abatumirwa, ntabwo ari abashyitsi cyane kuri Leopold ariko kwiyi gahunda gukora urubuga navuga ko ari abashyitsi, baraza ko abashyitsi ariko basangwa. Mbere ko dutangira tunabakira twajya mu dusenga Imana ko muri byose twiyemeje gushyira imbere Imana kuko nidushoboza n'ibyagezweho n'ibizagerwaho tuzabikesha Imana kandi tubikesha Imana. Reka rero nsabe ni umubyeyi nubwo atarayivuga ariko abanza asenga Imana kugira ngo namwe mu byumva murushaho kugira umugisha w'Imana. Karibu mama. Kadusenge. Mana yacu nziza, Mana nkuru, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye cyane, tugushimiye urukundo rwinshi rutarondoreka udukunda, twebwe abantu bawe, twebwe abana bawe, turagushimiye cyane ko wongeye kwemera ko tugera hano hantu, turagushimiye ko twasanze na bene data ari amahoro, turagushimiye cyane ko batwakiriye, twatugiye kugubwa neza muri uyu mwanya wo kuramya no kuguhimbaza. Turakwinginze kugira ngo twemerere umuntu wese uri butega amatwi ikiganiro, umuntu wese uri buze gukurikirana ikiganiro, umuha umugisha kandi ugira ahantu hamwe umuvana, ugira ahandi umutereka kubw'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bwinshi butarondoreka. Bane n'umuyobozi uyobora iki kiganiro n'abatumirwa bose muri rusange ndetse na producer wacu Leopold kugira ngo twebwe twese tugabanire imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Arakoze cyane kuturagiza rugira Imana dukesha byose. Reka rero babanze babibwire, ngewe uri kuyobora iki kiganiro ndi Emmanuel Ntakirutimana. Leopold nawe mumaze kumenyera ari nka producer kandi studio, ubwo abo dufite nk'abatumirwa nahera kunyegereye kwibwira badukurikiye. Barakoze, nanjye nitwa umubyeyi Rusi, ndirimba muri korali Siloam. Leopold ni dirija wacu. Amen. Barakoze, amazina nitwa Isungeso Daniela. Isungeso? Ego. Okay. Isungeso bisobanura kwisungaso. Isunga papa. Isunga papa. Yego, wo mu ijuru. Hanyuma no mu isi rimwe na rimwe aryo umuntu ajya mwisunga. Yego, hanyuma ndi umubyeyi mfite banzi ku izina rya Mama Reyi. Hanyuma ndirimba muri Siloam. Bene data no dukorana umurimo w'Imana. Murakoze. Amen. Yego, murakoze, nanjye nitwa Deo, ndi umusore ndirimba muri korali Siloam. Yego, barakoze cyane kubibwira. Bose rero uretse nge bahuriye ko barimba muri korali Siloam. Leopold akaba ari umwe mu bayobozi, akaba ari umuyobozi w'indirimbo. Aba nabo baboneka muri komisiyo tekinike n'abatekinisiye mu buryo bw'indirimbo. Ubwo mbara biri byiza cyane. Uyu munsi rero twashatse kugaruka ku ndirimbo ebyiri zirahari nyinshi cyane. Tuzagenda dufata umwanya tunazigarukeho nazo, ariko uyu munsi twahisemo indirimbo ebyiri. Imwe yitwa Nimushime Uwiteka, indi yitwa Uwiteka arandondoye ramenya. Nizera ko ntazibeshye ku mazina yazo. Nizo turi bugarukeho cyane uyu munsi, tureba amateka yazo, tureba bari mu bihe ese kuzizana kwa Leopold ibyo byose bifite impamvu, kuko zombi n'izindi tuzagenda tugarukaho zakorewe muri studio yitwa Source of Joy Studio, benshi bazi nko kwa Leopold. Nagira ngo rero kugira ngo abantu bumve neza ibyo turi buze kugarukaho tunareba nayo mateka y'izi ndirimbo, dufate imwe duhere ku Uwiteka arandondoye ramenya. Ariko se arabanza kurondore mbere kumushima? Nibyo. Nabanza kurondore akumenye nyumubone kumushima. Kamuhere ku Uwiteka arandondoye ramenya. Noneho turebe ibyayo, turebe amateka yayo, nyuma turaza no kuzana ku ino ndirimbo yindi ya kabiri. Uwiteka
kure cyane ibyo nibwira ungosi imbere n'inyuma naguhisha ibiri mu mutima wanjye ko bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa nazamuka nkajya mu ijuru riyo ikuzimu ugerayo Uwiteka warandondoye uramenya uzi neza imigendere yanjye umenyera kure cyane ibyo nibwira ungosi imbere n'inyuma naguhisha ibiri mu mutima wanjye ko bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa nazamuka nkajya mu ijuru riyo ikuzimu ugerayo ntacyo naguhisha naho naguhisha ntacyo naguhisha naho naguhisha iki nakora mbese n'iki naguha ngo kigushimishe mana kinezeze umutima wawe nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye ibyo ntunze byose ni ibyawe icyo wishimira n'umutima umenetse uwo ntuzawusuzugura iki nakora mbese n'iki naguha ngo kigushimishe mana kinezeze umutima wawe nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye ibyo ntunze byose ni ibyawe icyo wishimira n'umutima umenetse uwo ntuzawusuzugura nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye ibyo ntunze byose ni ibyawe icyo wishimira n'umutima umenetse uwo ntuzawusuzugura nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye ibyo ntunze byose ni ibyawe icyo wishimira n'umutima umenetse uwo ntuzawusuzugura Shafite nami atari wowe na undi mugisha mfite nami atari wowe na undi mugisha
Mwami ni wowe mpanze amaso, ni wowe buhungiro, ni wowe mpanze amaso, ni wowe na wundi mugisha mfite mwami atari wowe, na wundi mugisha mfite mwami atari wowe, na wundi mugisha mfite, na wundi mugisha mfite mwami atari wowe, na wundi mugisha mfite haleluya atari mwami we, na wundi mugisha, na wundi mugisha mfite mwami atari wowe, ndakwihaye wese unyiharire Yesu, ndakwihaye wese unyiharire Yesu. nta wundi mugisha dufite, ariko nawe ndizera ko nawe nta wundi mugisha wundi ufite wakwiringira atari Yesu Kristo. Ibindi wakwiringira byose ni ibintu bizima bisaza bishira ko kanya, amafaranga yaba imiryango, ariko iyo wisunze Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe akubera umugisha kandi ibihe byose ukazabona n'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane, ndumva mfashijwe. Mbere yuko tuyigaruka iyi ndirimbo, ndumva ahantu uteye ni wowe buhungiro, aho kantu kasubiremo rwose. Hari ukuntu mukazamura ukumva neza karinjira mu muriro buhoro kazamure, cyane wowe udukurikiye ubyuze, ntibe gusa kuvuga ngo narebye ibintu kuri YouTube nsanga n'ubundi mbireba, ariko unasubiremo nawe wuze witekerezeho, wumve ko Imana ari we buhungiro bwawe, kandi nawe nta mundi mugisha ukwiriye kuba ufite uretse Imana, uretse Yesu Kristo. Aho kantu gasubiremo. Ni wowe buhungiro, ni wowe mpanze amaso, ni wowe buhungiro, ni wowe buhungiro, ni wowe mpanze amaso, ni wowe na wundi mugisha mfite mwami atari wowe, ni wowe mwami, ni wowe mpanze amaso, ni wowe na wundi mugisha mfite mwami atari wowe, ni wowe wenyine, na wundi mugisha mfite mwami atari wowe mugisha wacu, na wundi mugisha mfite mwami atari wowe, nami ni wowe buhungiro, ni wowe uhanze amaso, ni wowe buhungiro, ni wowe mpanze amaso, ni wowe na wundi mugisha mfite mwami atari wowe, ni wowe na wundi mugisha mfite mwami atari wowe. Mana data agira icyubahiro. Haleluya. Ndagushimiye ko uri ibyiringiro byacu, ndagushimiye ko tukubatseho, nta wundi mugisha dufite, nta kundi kubaho
nta kundi kurya, nta kundi kwambara, nta bundi buzima, nta yandi mahoro udahari. Kukubona, kukugira byaduhesheje amahoro, kandi dukomera muri wowe. Nubwo ibyago byaba byinshi bituma tuvuga ngo turi amahoro yuko uri umugisha wacu mwana. Niwe twiringiye. Ndagushimiye ko wabereye ababyeyi imfubyi, ndagushimiye ko wabereye umugabo abapfakazi, ndagushimiye ko atari bafite epfo na ruguru, wabereye byose bakagira amahoro. Ariko mwana k'umuntu aryama agasinzira atarabona n'urubyaro, amaze imyaka 5 rusengera, akaryama agasinzira kumva aratuje, kumva arakomeye, nuko abagufite. Kuba umuntu aryama agasinzira afite amadene, nuko abagufite, no utanga amahoro, no utanga gutuza. Turagushimiye cyane mwana, uri umugisha wacu. Izina ryawe ryubahwe. Utarakwakira nawe musa kwakire, kuko uri umugisha wacu, amahoro yacu, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Turi mu buryo bw'umwuka, niyo mpamvu mubona twirekuye tugafashwa, tugasenga, kandi zira ko nawe wafashijwe cyangwa se uri bugende ufashwa. Ariko niba utarakira Yesu tuze kumwakira, cyane ko intego y'ibi byose, intego ya Siloam, intego yo gucuranga kwa Leopold, intego nanjye nubwo mu bindi mirimo ndi umunyamakuru, ariko tugamije kwamaza ubutumwa bwiza. Nagira ngo tugere ku ino ndirimbo ko yagiye ifasha abantu ibakora ku mitima. Ubundi inspiration yayo mu kuyihimba yajite kuko muri komisiyo technique dirije wanyu muri kumwe. Ubundi iyo mujya guhimba indirimbo nk'izi mubigenza gute? Se muricara hamwe, haruza avuga ati ngiye naraye ndose ndota amagambo, reka tuyashakire melody, mubigenda bite? Reka banze nkibaze Leopold, ariko naza no kukibaza namwe umwe muri mwebwe. Dirije mere kuri dirije. Yego. Ngira ngo wenda nk'abandi bose ukuntu duhimba ni igitekerezo kiva ku muntu umwe, hanyuma akakizana abandi, natwe tukakidevelopa cyangwa tukongeramo ibindi bintu, hanyuma nuko igitekerezo akenshi gituruka ku muntu umwe akakizana muri komisiyo tekinike. Nuko bigenda mu rusange, cyangwa nari kimusobye mwamwongereraho. Mama Mandela Karame. Ndakwita Mama Mandela ko umutwara wawe ni Mandela, ubwo n'abatari babizi bamenyeyemo. Hari ubundi buryo yaba yibagiwe mu buryo muri gukompoza indirimbo nk'izi, igitekerezo kiza ku muntu cyane igihe mwicara hamwe mukabihimbira aho ngaho cyangwa se mukandikira aho ngaho indirimbo. Ukuntu yabivuze nta kintu kinini ndi butandukireho, ni nk'uko bigenda. Urabona igitekerezo gishobora kuza ku muntu, ariko bikaza kurangira byagiye muri rusange, bikanonosorerwa muri timu nini. Haba harimo abantu bafite impano zitandukanye, bakagenda buzuzanya melody, uzi gukora text, uzi kuzanamo ubuzima, nyine ubwo byose indirimbo ijya gusohoka yageze mu maboko y'abantu benshi. Indirimbo kuyitera ukabona ko bihagazemo koko nawe wayanditse? Ari igihe umuntu yarimba ibintu koko yanatekereje mbere, inspiration ari we yajemo mbere, hari igihe ko kubona koko bihagazemo cyane kuruta ibyo bamuzaniye akabyiga nyuma. None ntunguye ko atariho uwayanditse. Sinshaka kubabaza uwayanditse, hari igihe korali bidashaka kugaragaza abanditsi bayo, uvuga ngo uyu ni ukora ibi, ariko muri rusange yakoze imirimo ikomeye. Reka no tugaruke indirimbo kuyizana muri studio kwa Leopold nka producer. Ndabizi ntago muri komite simwe mwafashe umwanzuro, ariko nka komisiyo technique mwumvise ubundi komite babwiye ngo iyi ndirimbo igiye kuzakorwa kwa Leopold, mwumvise mufite icyizere ko izamera nk'uko yabaye nyuma yuko muyumvise, cyangwa mwaje mwikandagira? Yego, murakoze. Twumva ko indirimbo zizaza gukorerwa kwa Leopold, indirimbo turangije kuririmba, twebwe twumvaga ntacyo bitwaye. Cyambere cyo Leopold yari dirija, izo ndirimbo ziba zahimbwe ahari. Byari bitwereye ko twumva ari hije, kuko uburyo twari twayikozemo nawe yari ahari. Twumvaga nta bindi biza kuza, twumvaga dufite icyizere cyose ko indirimbo iza kuza ari nziza, dore ko uwo mwuka twayihimbiyemo nawe yabaga ahari. Byose ari kubihuza muri tekinike, bikaza ari byiza kurutaho. Yego, indirimbo muramwemeye kwiza. Ubundi
uko mwexpectingaga, uko mwatekerezaga uko izaza imeze, niko mwabisanze cyangwa hari byaje ahubwo mutatekerezaga cyangwa se hari byabuzemo sister? Byagenze neza iyo tugiye wenda gukora indirimbo cyangwa turi kuzihimba, dusenga Imana tugira ngo izisiga amavuta zizagirire umumaro abazazumva. Rero iyo abantu bazumvishe zikabafasha zikabagirira umumaro, niyo ntego mbese. Niyo ntego yanyu.